Yes, tubahaye ikaze nanone kuri Rukumbi TV. Ibiganiro byacu nkuko tuhora tubabwira nakagaruka na ama episode. Hanyuma wowe niba ari ubwa mbere ukigera kuri Rukumbi TV kanda subscribe ukande no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe. Hanyuma uyu munsi rero mu biganiro tugenda tubagezaho bya showbiz bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, abastari batandukanye mu muziki, muri sinema ndetse no mu zindi sectors za showbiz mu Rwanda. Uyu munsi tubafitiye urutonde rw'abahanzi b'abaraperi batanu b'abakobwa byananiye kubera kubyara. Akagira gutya agakubita agakora tukamumenya, tugatangira kumukurikirana, tugatangira kwishimira indirimbo ze, tukaryoherwa n'umuziki we. Hanyuma nawe yamara kugafata, yamara kugenda afatisha, yamara kugira filmu yatangiye gutwika rwose, bitangiye kugenda bicamo, akagira gutya akaba agiye mu zindi aferi z'urubyaro. Gasanga ahise agira gutya bati runaka noneho bimeze gutya, arabyaye. Hanyuma umuziki we ugatangira kugenda biguru ntege, ugatangira kugenda ukendera kubera inshingano z'urubyaro. Ntago ugasanga kubivanga n'umuziki biramunaniye, ugasanga kwita ku rubyaro no kwita ku muziki ntabwo bihura, biranze. Urutonde rwacu rw'abahanzi batanu b'abaraperi mu Rwanda umuziki wananiye cyangwa se bitagendekeye neza mu muziki bitewe nuko bagiye babyara. Ku mwanya wa gatanu hariho Young Grace. Young Grace uyu mukobwa ngira ngo muramuzi mu ndirimbo zitandukanye, muramuzi muri Guma Guma, muramuzi cyane. Young Grace ni umuhitinzi, aratwika. Young Grace rero biza kurangira agize gutya arabyara. Amaze kubyara umuziki agira gutya agendamo gake, ati ntabwo rwose ibingibi reka data sinishoboreye, ntabwo ibi bintu nabihuza n'urubyaro, ni ibintu bidashoboka. Nigeze kumva Young Grace hari ahantu yari arimo akora ikiganiro avuga ati ibingibi nsigaye mbyumva nkumva sinzi ibyo ari byo, nkumva nsigaye mbona amafaranga nkahita ntekereza ikibanza, nkahita ntekereza inzu, nkahita ntekereza business yindi. By'umuziki reka da. Byumvikana ko rero byende bavuga ngo iyo umuntu Dani Vumbi niwe waririmbye ngo iyo umuntu yabyaye aba yakuze. Buriya niba rero iyo umuntu akuze ibyo yakoraga bimwe ahita bivamo, ntabwo mbizi, na cyane ko biba byarakugiriye akamaro. Buriya jewe ntabwo numva impamvu umuntu akazi yakoze kakamuteza imbere, kakamugirira akamaro, ashobora kukavamo ngo nuko hajemo izindi nshingano runaka zimeze gutyo. Hanyuma agira gutya rero aravuga ati ibingibi ntago bivangwa, ntago ibi nabivamo. Agira gutya ahitamo kurera umwana, iby'ibijyanye n'umuziki abishyira ku ruhande. Ku mwanya wa gatanu rero twari tuhafite Young Grace mu bahanzi b'abakobwa b'abaraperi byananiye kubera kubyara. Ku mwanya wa kane tuhafite Oda Paccy. Oda Paccy muramuzi, ni umuraperikazi mwiza, ni umuraperikazi wabikoze cyane mu Rwanda, ni umuraperi wakanyujijeho kandi wari ufite indirimbo nziza zirimo ubutumwa. Yatangiye kera murangira ngo muribuka indirimbo yitwa ngo Ese Nzapfa, ari kumwe n'umusore bita Kayishunge, aho bigaga muri kaminuza y'u Rwanda, bakorana indirimbo Ese Nzapfa, mfite ubuzima bwiza, Ese Nzapfa. Ngira ngo izo ndirimbo murazizi. Paccy muramuzi. Hanyuma Paccy ageze gutya rero abagiye muri aferi y'urubyaro, aba umuziki arawuretse. Murabizi ko
umwana afite ni uw'umugabo w'umuproducer witwa Lick Lick. Ngira ngo murabizi rero, tuba tugenda dusoma gake gake twica inyota, hanyuma tugenda tunabaha na update muri showbiz yacu, muri showbiz yo mu Rwanda. Oda Paccy rero agira gutya, ngira ngo murabizi ko yabyaranye n'umugabo bita Lick Lick, producer Lick Lick aza no guhakana uwo mwana. Ibyo nabyo tuzabigarukaho mu biganiro byacu bizakurikira. Ubu abahanzi bagiye bihakana abana, kandi abana bakaba barakuze. Buriya kwihakana umwana, iyo wihakanye umwana buriya uba witaye mu gihombo gikomeye cyane utazabasha no kugarura. Buri ibindi bintu wahomba, ukongera ukagerageza nanone, ukongera ukagerageza, waragiye ubona aho bipfira ukagenda ukosora. Ariko iyo wabyaye umwana ukamwihakana, wa mwana akazamenya ubwenge asanga waramwihakanye, hariya uba wamaze kwita mu gihombo gikomeye. So ku mwanya wa kane rero hariho umuraperi kazi Oda Paccy. Oda Paccy amaze kubyara, umuziki we wahise utangira kugenda gake cyane, utangira kugenda gahoro gahoro. Nubwo bivanga n'ibindi bibazo ngo yararozwe yagize gute, ariko akenshi nicyo kintu kigenda gituma abahanzi b'abakobwa cyangwa se b'igitsina gore bagenda bagabanya umuvuduko mu muziki, tugenda tubabura muri showbiz mu Rwanda, kubera ko baba bagize inshingano z'urubyaro ntibabashe kuzivanga n'umuziki. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umukobwa bita Nessa. Nessa ngira ngo muramuzi mu ndirimbo zikakaye cyane muri hip hop, nyine iri hardcore, irimo n'amagambo sometimes atari meza. Ngira ngo uyu mukobwa Nessa muramuzi, akunze gukorana n'umugabo bita Beat Killer, aho bakora indirimbo, bakora hip hop ikakaye cyane, buri muntu wese atapfa gusubiramo cyangwa se atapfa kumva. Uyu muhanzikazi rero Nessa aza kugenda gake mu muziki kubera cya kibazo n'ubundi asangiye na bagenzi be cy'urubyaro, cyo kuba abahanzi b'abakobwa bagenda babyara, bakagenda bava mu muziki, bakagenda bahagarika umuziki bakagenda bawugendamo gake. Aho ni ku mwanya wa gatatu. Hanyuma ku mwanya wa kabiri turahasanga umuraperi Sandra Mirage. Uyu muraperi Sandra Mirage ngira ngo muramuzi, yagiye akorana indirimbo nyinshi na ba Bulldog, yagiye akorana indirimbo nyinshi n'abahanzi benshi batandukanye. Hanyuma aza kugira gutya umuziki awuvamo bitewe nuko yagize izindi nshingano z'urubyaro. Ugasanga ni ikibazo aho umuhanzi amara kubyara agahita ava mu muziki. Uyu Sandra Mirage muramuzi, yari umuraperi kazi mwiza rwose, ufite ijwi ryiza, uzi kurapa neza. Muramuzi Sandra Mirage, nta bintu byinshi byo kumuvugaho. Ubwo rero yaje kugira gutya amaze kubyara, ahita umuziki awugendamo gake cyane, agenda agabanya umuvuduko muri music yiwe. Aho hari ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere turahasanga umukobwa bita Sine. Uyu mukobwa yari afite umuziki mwiza, yari azi kurapa, yari afite ijwi ryiza, yari afite uburyo ki arapamo byihariye, yari afite uburyo yandikamo indirimbo ze byihariye. Hanyuma biza kurangira uyu mukobwa umuziki abaye nk'umuntu uwugendamo gakeya, uwugabanya, bitewe nuko yahise agira izindi nshingano zirimo urubyaro, zirimo n'urugo. Hanyuma uyu mukobwa agenda umuziki awuvamo. Aho ni ku mwanya wa mbere, aho tuhasanze uyu mukobwa bita Sine. Mu rutonde rw'abahanzi batanu b'abakobwa b'abaraperi cyane cyane bagiye bava mu muziki cyangwa se bagenda mu muziki mo gake cyane,
bitewe nuko bagiye bagira izindi nshingano ziri familiare, bagenda babona ko bidashoboka kuzibivanga n'urubyaro. Aho ugasanga arabyaye, umuziki awuvuyemo, agiye kwita ku bana, cyangwa se agiye kwita ku rubyaro, cyangwa agiye kwita ku rugo. Ngurwo rero urutonde rw'abahanzi batanu bayoboye abandi mu bakobwa b'abaraperi bagiye bananirwa n'umuziki kubera kubyara.